Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu bakunze kuri TV amahoro y'Imana nabane namwe. Ineza y'Imana, urukundo rw'Imana kugira neza n'ubuntu bwayo bibane namwe. Imbere ya kamera turi kumwe na Mama Fabrice. Ndagushuje Mama Fabrice. Nanjye ndakwikirije. Amakuru? Ndashima Imana ndaho. Ndabona urimo guseka umfite umunezero udasanzwe uko biri kose. Burigeze ko mpora n'abakunzi babizi. N'abakunzi barabizi ko mpora n'umunezero n'ibyishimo. Yego. Mama Fabrice, hari abakunzi bawe uherutse gukora ikiganiro. Yego. Ikiganiro wakoze cyanejeje imitima y'abatari bakeya. Cyavugaga ku bigendanye n'impamvu ingo ziri kugenda zisenyuka, n'impamvu inkundo zisa naho zagabanutse. Rero icyo kiganiro abantu ari ibibazo byinshi abantu bakubajije, ariko bifuza kugira ngo bamenye. Harimo uwakubajije ikintu avuga ngo ariko se ngo ndagukunda Mama Fabrice, ngiye gukotinga ibyo yavuze. Oh, merci. Ati ndagukunda Mama Fabrice, ariko ndagira ngo ugire ikintu nkwibariza kandi uzamfashe unsobanurire. Yeah. Ni ukubera iki abantu cyangwa abasore ngo ikintu kibereka yuko ngo tubakunda ngo aruko tubanza kuryamana nabo, ngo ibintu ngo nashaka ngo niyihe mpamvu bibatera ngo aragira ngo uzabisona abana b'abakobwa. Icyo kintu uyu mukunzi wawe wakwisobanuye ko agukunda, uramubwira iki muri kugira ngo byibuze aruhuka umutima? Uko burya umuntu abaza ikintu ari uko abangamiwe, kandi koko hari igihe usanga mu minsi nk'iyi ngiyi abantu benshi bakunda imibonano mpuzabitsina aho kugira ngo bakunde umuntu bitewe n'impamvu runaka, ahubwo akakubwira ati jewe ikintu kinyemeza yuko nkunda nuko tubigirana imibonano mpuzabitsina. Uyu mukunzi wawe uramubwira iki? Ntabwo byoroshye, abajije ikintu gikomeye, ariko kandi kiri na rusange mu rubyiruko. Mu by'ukuri ntabwo umuntu ugukunda utari waba mukawe cyangwa nawe atari yaba umugabo wawe. Kavuge ngo utari wemererwa kuba umugore we cyangwa utari wemererwa kuba umugabo, kuko agukunda ntabwo yagusaba ngo muryamane. Ndabisobanura. Kiriya ni igikorwa gikorwa n'abantu babihereye uburenganzira n'ahantu habiri. Cyakora hamwe hashaka kutemera kubera amahitamo y'abantu, ariko ahantu hamwe ho n'itegeko. Tunagize umugisha urubyiruko rwose rukazakurikirana iki kiganiro, kuko maze kubona koko ko umukunzi wanjye yabimbajije ikindi ari urubyiruko, numvishe namusubiza mu izina ry'urubyiruko. Buriya umuntu wese muryamanye agira imyuka guha, nawe ukagira imyuka umuha. So ni nayo mpamvu uyu muntu ugiye guha ibintu, ugiye guha umwuka n'undi akaguha umwuka, ni umuntu ugomba kubanza gutekerezwaho, mukabyumvikanaho, mukabijyana mu mategeko, ukabirahirira. Ari naho navuze y'ingenzi. Mu rusengero ni amahitamo y'abantu benshi batandukanye bemera Imana, ariko buri ikintu cyitwa amategeko. Ndaguhaye urampaye, tubyemeranyijwe n'amategeko, tubyemereye imbere y'amategeko, imbere y'idarapo, imbere y'ubuyobozi bwite bwa leta bw'igihugu cyacu cyiza, yuko nemeye ko ngiye kuryama nawe ukaryama. Mu gihe bitari bya bibyo, uyu muntu arakubeshya, nta rukundo afite, ahubwo afite ubwicanyi. Ni umuntu wica umubiri akica n'umutima, akica n'amarangamutima yawe, kuko dufite abana benshi cyane biciwe amarangamutima. Uyu munsi wa none ubuzima nanyuzemo yaba byara urukundo, abo bantu barimo baba barangiriye umumaro. Kuri ba nabangiriye umumaro, nta rukundo rubirimo, kuko nta n'umumaro birimo. Buretse ko avamo ibintu bitatu: hashobora kuvamo sida, hakavamo umwana, hakavamo no kuba igicamuke muri ibyo bintu, ubikunda cyane kubera ya myuka yaguhaye nkubwira. So rero igisubizo namuha ni iki: nuko uyu muntu wese ugusaba ngo mbere yuko tubane turyamane, reka byite ko ari ikimenyetso yahawe, reka byite ko ari map yashyizeho, ni urugero wenda yashyizeho ati umukobwa tuzabana nuzanyemera tukabikora. Uwo muhungu akwiye kurinda apfata abonye abantu. Kuvuza ijambo rikomeye. Ndivuze nanarakaye nk'umubyeyi umaze kugira abakobwa b'inkumi, kuko Sabrine na Sandra bamaze kugeza muri 15 na 16. Fabrice agize 20, agiye kuzuza n'umwe. Niba Fabrice afite map y'uko umukobwa bazabana ari uwo bazaba babanje kuryamana mbere, nukuri Fabrice akwiye kubaho akazarinda apfata ngiye gushaka adashatse. Reka bari we mvugane kuvuga rubanda cyangwa abandi bana barunaka, ntago yagashatse, kubera ko uyu muntu yica umubiri akwica n'amarangamutima.
yego kuko uyu mwana w'umukobwa abwiye ngo turyamane tuzabana, abishyize muri mind, abikoze abizi ko babikoze kugira ngo bazabane. Umukobwa niko abizi ni nako abikoze abizi. None ikintu gikomeye buriya bivugwa ko cyangwa ubusesenguzi nge nakoze nka mama Fabrice, buriya iyo umukobwa yaryamanye n'umuhungu we urukundo rurazamuka ariko urw'umuhungu ruramanuka. Ego nuvuga ngo abagabo cyangwa igitsina gabo gusa igitsina gabo muri rusange harimo n'abahungu bagira amatsiko, kandi amatsiko ashira ari uko bageze ku ntego runaka. Ariko abagore barakunda, igitsina gore barakunda. Nuvuga ngo iyo yemeye ko icyo gikorwa kiba, aguhaye ubuzima bwabo guhera rimwe, ariko wowe ubwakiriye ntabwo uzi gukavaringa. Ikibikwereka nuko abantu iyo bamaze kumenyerana mu ngo uzareba ukuntu babanamo, rimwe na rimwe usanga umugore ari w'ikikuyakuye. Noneho ubwo aho kugira ngo kuyakuye wa mugabo, ahubwo hasigaye ari gukuyakuye umugore. Ni uri gufatafata, ni uri kugira ute. Simvuze ko harimo n'abagabo batagifite inshingano zo gukuyakuya, barahari, tunabonana hano hose ku mbuga turanabashimira. Ariko ikintu cyanteye ubwoba nuko uyu mukobwa nkuko yabajije ati koko ikintu gituma umuhungu igihe cyose ikintu cyereka umukobwa ko cyangwa cyereka umuhungu ko umukunda nuko mubanza kuryama. Ntabwo ari byo bimwereka ko umukunda, ahubwo uwo muntu ntagukunda. Reka nkubwiye ko ari umwicanyi w'amarangamutima yawe ndetse n'ubugingo bwawe, kuko wowe uzamukunda kandi urukundo ntabwo rwerekanwa n'ibyo. Nkuko bajya bavuga ngo urukundo ni ibikorwa, ariko mu bikorwa birimo ntabwo harimo kuryamana. Huza n'umukobwa ibyo akennye, nawe mukobwa ubitekerezeho uburyo uzamuhuza n'ibyo akeneye, kuko umuhungu wese igitsina gabo aho kiva kikagira iyo kikurekuriye imitungo yacyo, akavuga ati ibi bintu ngiye kubiguha ndaguhaye, akira gahunda bari yepfo iyo ngiyo. Sikove n'ujya ukunda kuvuga ngo ni epfo iyo ngiyo, ati epfo iyo. Rero iyo hatanze uhubutse mukobwa, nkubwire we wambajije, ubaho ubuzima bwicuza. Kuko uyu muntu ushyiramo amahitamo abiri, uvuga uti wasanga ari mapu yakoze, nubwo njyewe navuze ngo ari akwiye kurinda asaza adashatse, ariko akaba ari mapu yashyize akavuga ati njye umukobwa uzabinyemera akabimpa niwe nzashaka. Ego reka mbyemere ko ari yanagushaka akagushyira mu rugo rwose, kandi urumva waba uhuye n'amarangamutima ye, waba uhuye na mapu yashyizeho, nubwo njye navuze gutyo. Ariko reka nkubwire mukobwa, igihe cyose ujye witegura ko azagwa, kuko mu muntu habamo kugarura ibintu, kuza. Ntago muzabura ibyo mupfumira naho ngakubwire ko wamuhaye mbere yuko babana. Kabiri, ntabwo hazabura akantu gatuma mupfubirana ngo akubwire kuko wamuhaye ariko yawahaga n'abandi. Wumva ingaruka ibirimo. Niyo mpamvu ngiye umukobwa wanjye mugira inama uwo ari wese uzakurikirana kino kiganiro, ndetse kandi si n'umukobwa n'igitsina gore muri rusange, komera ku mari, uwikeneye abanza yiruhire. Kuko utugendana imitungo, nubwo umutungo bizwi ko ari wa Papa Fabrice, ariko si nyobewe ko ari n'abandi batari Papa Fabrice birirwa barabyindimi bumva bakozeho byakwemera, uretse ko mbabwiye ko bitanaborohera, bitanakwemera. Ariko icyo namaze kubona mu bintu bikubiryo, hari umwana umwe mukobwa nashatse kuvugana umusitari hano ku mbuga, yavuze ijambo rikomeye. Umunyamakuru yaramubwiye ngo mbwira mu bintu bitatu umubyeyi wawe waba wibuka yaba yarakubwiye bishobora kuba bitumye izina ryawe rihagaze gutya kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mu bintu yavuze byinshi, muri ibyo bitatu yavuze ko mama we yamubwiye ngo uziyubahe. Muri bimwe mu bintu bigaragaza kwiyubaha. Icyo kintu ni cyiza, no kandi yari umuntu yatangiye kuba umusitari ari mutoya, yatangiye kuba umusitari ari umwana mutoya, simuvuze ari mutoya. Ubu uyu munsi urabona ahagaze ahantu haryoshye mu Rwanda mu bastarikazi b'abadame, kuko ni n'umudamu uyu munsi. Ariko yabwiye umunyamakuru amubwira ngo mama mu bintu yambwiraga buri munsi abisubiramo, yarambwira ngo mwana wanjye uri we uzaba we uziyubahe. Yego, nta mukobwa wiyubaha rero yirirwa asimburanwaho n'abasore, ntawubaho. Kandi reka nkubwire ikintu gikomeye, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, ariko yokoye kumenya ko kera. Mu bintu biryoha mwa bakobwa mwe, nubwo nigeze ayo mahirwe nyagira, ariko abo njya munyabonano no kuryoherwa no gusuzugura umuntu wese uzanye n'icyo gikorwa ku buzima bwawe. Ubaho wumva uri free y'uriwe, uba warinze ibintu abandi bananiwe kurinda, uba wakoze ikintu cy'indashyikirwa ku buryo rwose kuri uriya munsi w'urushako n'uriya muntu uzagushaka ashatse yazagukubita igikombe, ni wowe ukwiye guhabwa igikombe.
kuko abandi bantu abandi byarabananiye kandi abakobwa babana hanze bafite uburyo burenga bumwe bize bw'uburyo bw'ubwenge bw'isi bakoramo ibyo bikorwa ku buryo bitagaragara warinda unamushaka ibyo bikorwa bitagaragara ko byakozwe byabayeho ni urugero ubundi buryo buhari ni uburyo bwo kwikingira kugira ngo ubwo burwayi bwa sida butaza na wa mwana ataza kuko byagenda kose nawe urabizi kuri umwanda urabizi neza ko wamaze kunyanyagirika ndika buriya nibyo nahoze mvuga umuntu umwe gusigama umwuka uwo mwuka hari yaguhereza wa mwuka wo gukora ibyo bintu kubyumva ukajya wowe wibona bijya bibaho umuntu akimva mu buryo bw'ubushyuhe budasanzwe kumva ibyo bintu atabikoze n'amahoro afite babaho hari n'abandi bantu bafite iyindi myuka runaka ariko umwuka mubi wa mbere ubaho mu buzima ni wo kutiyubaha uyu mwana niba ari umwana cyangwa ari umukobwa cyangwa ari umudamu sinzi niba ari umukristo ushingiye ukuntu yabajije ni umukobwa ariko sinzi niba ari umukristo cyangwa atari umukristo icyo dupfa cyo nuko yakubajije none uyu muntu ushingiye urugero ariho uko biri kose ntabwo yabarije abakristo cyangwa abatari abakristo ubu no mu bakristo ibi bintu byabaho mu bakristo bibaho ahubwo naho bibamo cyane ko kwiyubaha ntabwo bishingira ngo ndi umukristo cyangwa se ndi umukristo ku buryo umuhungu w'umurokore ashobora kuvuga ati jewe wowe muririmbyi ndagukunze uri sheri ariko kugira ngo nzagutunge nzabanze ngushyire mu rugo nuko ubanza kugira ngo umenye ko nkunda abakunzi b'inzira yo kurinda babonye nseka cyane ndatembagara ariko ni nyine yarabajije nyine kandi uracyanabaza mu izina rye ariko mu by'ukuri twibajije ngo abakirisitu aho ubukristo bugeze cyangwa aho bugejeje abantu naho nibyo bakora ari abakristo biteye ubwoba no kubivugaho nta nubwo ari ibintu bisekeje gusa wenda nuko umbajije uti ese ari abakristo cyangwa ari abapagani reka nkubwire kwiyubaha nk'uko nabivuze ntabwo bishingira ku bukristo cyangwa ku bupagani kwiyubaha ni icyemezo umuntu afata muri we gusa byaba bibabaje wa muntu wabatijwe amazi menshi wakijijwe witwa ko ari umunyetorero umwizeramana abaye ari we none utanga avance cyangwa usaba avance niko tujya tubyita ngo ni avance ni avance yego akaba ari uvuga uti mbere yuko ngushyira mu rugo mbere yo kuwa kane babyita ngo avance ni ikintu utanga mbere yuko uzatanga ibindi bintu ari ryo ry'iryo jambo yavuze ngo mbese birakwiriye ko umuntu mbere yuko abana n'undi biremewe ko ukuntu amusaba ngo mbanze njyamane nawe ngo tubone kubana niyo mpamvu byiswa avance ntekereza ko ari urimo hari wenda rwaba rwumvikanye kuri wowe avance ariko akunda umuntu aba afite ikiraka ahubwo ati mbanze mumpa ya mbere nese si ikiraka urumva batamuhaye ibya mbere ubundi hari ibyo biti bya mbere n'iby'ubuziraherezo noneho rero dore ibyago birimo ashaka gusanga uyu muhungu wa Evans cyangwa uyu muhungu ugusabye ko mubanza mukabikora mbere yuko mubana ugasanga uteye nk'uko adashaka kandi we niyo ugira amahirwe yari kuzasanga uteye nk'uko adashaka ariko amategeko yarabyemeje byibura bikanamurushya nawe reka nemere ko byanamurushya kuko ntibyamworohera gupfa kukujugunya uko abonye yagushyize amategeko ni nayo mpamvu habayeho aka kantu kitwa ngo avance abanza arebe mbere y'urukiko mbere yo mu rusengero ku gatandatu bakabanza nko ku wa kabiri cyangwa ku wa mbere aho ndaburira abakobwa benda gushaka rwose nyabuneka ubonane gakeya mutindane gake naza kumuteza mu kibazo cya mbutiyaje gituma izo vance zibaho kuko buriya nabyo reka ngamagaruke ngarukire n'abasore hari ukuntu umusore yakavanse bitewe n'uko n'imyitwarire y'umukobwa ukuntu yamwitwayeho nawe akareba akavuga ati yewe uyu we rwose reka mbanze suzume icyo njyanye mu rugo si uyu muntu njyanye mu rugo reka nkande ndebe ngenzi n'umutipe umwe wajyaga abikoresha yakoreshaga urwo rugero rwa avance ariko ashaka kureba umuntu yashaka icya mbere yamutumiraga iwe mu rugo akamutumira iwe mu rugo bagasangira ku meza utekereze nawe ntekereza ko iwe mu rugo nshingiye ku bamya yamaye haciye abakobwa bageze mu 10 akamusura bagateka akarya umuhungu rwose akamwereka rwose umva babaga wowe uvuga ibyo yari n'umwizeramana mwicara mu idini runaka
igihe cyagera rero ugiye kikagera kamwe gatereshe ari ikintu cyatumye ngutumira iwanjye mu rugo nkana gusaba ko nawe ndi muntu murazana uranzi ko nanjye mfite ubuhamya bwiza mu itorero ariko nubwo mfite ubuhamya bwiza mu itorero hari ikintu kimwe numvishije nagize intege nke z'umubiri ndakubona uririmba ndakubona uvuga nakubona utambuka umva ndapfuye koko mbere yuko twinjira gutangira umushinga w'uyu bukwe dutangira imishinga y'ubukwe twiyereka ababyeyi imbere nkwereka mu babyeyi nawe unyereka bawe nta kuntu wabanza ukareka rwose ngakoraho nkumva ko ibyo bintu rwose ngiye kuba mu buziraherezo bimeze noneho akanamwinginga bikaba ngombwa ko n'umukobwa rwose anamuhakanira yambwiraga ko yageragezaga umukobwa inshuro 3 abakobwa barenze inshuro 3 n'uwo nguwo abantu uyu munsi yarubatse umwe mu bakobwa 10 ngo wa mbere rwose yaramubwiye aramuhenda aramwinginga rwose umunsi wenda nko gushiraho umukobwa afata Imana yagira ngo iki korali yagira ngo iki torero yagira ngo iki hoya akaba nako yabitse wenda kama Fabrice Masenge reka mvuge ko ndi Masenge wanyaka kanya afata Fabrice yambwiye ko ari umuhungu ushaka kubikugerageresha kugira ngo arebe ko imyitwarire byarangiraga bose baguye muri icyo cyobo cyo kwemera dore ibyago bahagiriraga uwo mutipe wabimwemeraga wese yahitaga amusezera ntabikozwe ntawe babikoze nibwo buhamye yamaye kuri kandi buryo kuri k'umuntu nuko avuze ntawe yigeze yemerera kubikora kubera ko yaravugaga ati uyu mukobwa unyemereye yemereye n'abandi kabiri ibongeraga kuvugana ngo byahitaga birangira aho muri iyo nzu umukobwa rero abana nawe uyu munsi ari we mudamu we yaramusabye bwa mbere aramuhakanira inda batandukana ubwa kabiri yongera aramusaba aramuhakanira inda batandukana ubwa gatatu aramubwira ati mva nkubwire nagambiriye mu mutima wanjye kutiyandurisha umugabo wari wese cyangwa umusore tutabanye mu nzu undi nawe aramubwira ngo ni wowe nashakaga mu myaka yose maze mu bakobwa bose nanyuzemo shaka unkwiriye nanjye mbonye ari wewe rubavura unkwiriye nkuko abashumba babivuga batarabyemeza ko runkwiriye ngira maze kubona ko runkwiriye ubwo nayo mfite ikibazo cyo kukubaza niba atarahemukiye ntabwo yabikoraga yamaye ubuhamya yarambwiraga ati ngiye icyo nashakaga no kumenya ko uyu muntu njyanye making sure koko menye ko uyu muntu njyanye ejo atazajya gutanga avance ahandi kandi nge nanayimusabye uko dufite n'abakobwa bajya gusezera babita ba ex ego bajya gusezera niko mbyumva sibizi nge ndashaje bakajya gusezera ubwo hari n'uherutse kujya gusezera nari buzamwambike mu gihe cya kera gishize rwose birangira igisamo ngo manye nuko ayo mafaranga nayahomba nkomeza kwihanganisha ubu byabayeho amafaranga abageni yagiye gusezera ku wa 4 ntugire ngo byari na kera yagiye gusezera ku wa 4 kandi afite ubukwe ku wa 5 cyakora amahirwe y'umusore bari bafite umurenge ku wundi munsi ajya gusezera ku wundi munsi ubanza rero undi nawe aramuvizira aramugumana ahubwo ahamagarira nyir'ubukwe aramubwira ati ngwino urebe imari yawe yaturongereye ahangaha nagiye kubona mbona pya wumvishije ibintu biri hanze tipa ageze yasanga umukobwa ndati ngaho rero n'ubundi aha niho washimye kuruta iwanjye murakoze burahagarara faranga ryari yatanzwe na avance byose birarangira aho nari narabukinze birarangira uyu munsi afite urundi rugo kandi rwiza afite umukobwa yakunze nawe yashimye mwiza rero ibintu biba mu bakobwa n'abahungu hanze tudashaka wenda kwinjira no kugira hatagira n'uwiyumva ariko tugize amahirwe kwiyumva ufite gahunda yo guhinduka byakubera byiza ikigenzi twahamya nahamya nka mama Fabrice wanyuze ahantu hatandukanye wanyuze mu bintu bitandukanye ntabwo kurungurana bizana urukundo ntabwo gusambana ari byo bikuza urukundo gusambana bifite abo byagenewe bikuza umuryango cyangwa byungura umuryango cyangwa byungura abashakanye ariko ntabwo bikuza urukundo uzakubeshya ko bikuza urukundo cyangwa byubaka urukundo azaba kubeshya biriya ni ibintu bya ambiance byako kanya bita binarangiraho buriya abatipe bo gusigaho rwa rukundo yamatsiko yari afite uko uteye uko yakubwiraga benshi muzabirebe nk'abakobwa muzatere comment iyo muvuye gutandukana hariya hirya nk'umuryamani uzarebe ko ya mitomo yaguhaga akomeza kuyigo nukomeza kuyigo nuko wenda yashimye bimwe mu byo ufite avuga ati niho nzakomeza guhereza unanuka azahereza igihe cyose reka mvuge ngo twebwe twagize amahirwe mu buhamya twatanze twagize amahirwe abo twanyuzeho gutyo twadushyize mu ngo tuzimazemo 21 ariko nanjye harahongera nkamwe ngo iyo mbimenye kandi mbavuze nk'umuntu mukuru kubera iki iyo mbimenya nkirinda nkiyubaha uyu munsi wa none hari ingaruka z'ibintu bigenda bimbaho bimwe na bimwe nanjye mba ndahura nabyo kubera iki kubera ko haraho nanyuze hatemewe hari byo ngomba guhura nabyo bitemewe uko nukuri Imana ibabara ibyaha reka ingaruka ugakomeza ukazirenge icyo mbwira umukobwa wese rero uzakurikirana kino kiganiro uyu muhungu ko akavanze uyu muhungu ukubwira ati tubanze turiyamane tubane ntabwo agukunda
niko kuri kw'ibintu. Nagukunda nta nubwo azagukunda, nanagushyira mu rugo ikizabikubira ko atagukunda atari nabyo byatumye agukunda, nuko akazajya gakoma gatazajya gucyurira bya bindi. Rero mukobwa, kugira ngo nawe komeze ubimari iri ku isoko, komeze wumve mu buzima bwawe ejo hazaza hawe hazakuryohera, komera ku mari. Nawe uwo muntu abanza yikobokere, aza gusaba ababyeyi, wicaza ababyeyi mu gisharagati banywe fanta, bahananira abageni n'inzoga, nibirangira ugende mu rukiko. Iby'idini n'itorero ni uburenganzira bwawe, ni byiza nabyo wabikora, ariko cyane cyane umuhango witwa gusabwa no gukwa uraryoha mwa bakobwa mwe. Ikindi kintu kiryoha ni ukujya kwemezwa mu mategeko, akavuga ati ndakwemeje gwe, ndemeye, tukabyemeranya. Wagira umugisha ugeretse ku yindi, mukabishyira padiri akabyeza akabihesha umugisha. Ubundi mukagera mugakomeza mukenyuyenga, mwashaka akaba ari byo mubanza kumukabamo nk'ukwezi kose, mwumva mubishira ipfa. Ariko byemewe, igihe cyose uzabikora bitemewe, ukabikora mu buryo bwo kunezeza umubiri no kumva ushaka kunezeza uwo muhungu, ibyo ntibinezeza umuhungu. Yaba ari byo byubaka nta mugore ni mwusenye. Yaba ari byo byubaka urukundo, uyu munsi wa none wa muhungu wabihaye, wa muhungu wabikoreye ntabwo aba yarakuretse. So ikikwereka rero ko bitubaka atari nabyo kandi byubaka, nuko atari abantu babikoze bose bakabyara abana 5 6 baje no gutandukana bikemera. Kuki umugabo bajya gutandukana n'umugore batatekereje ko babikoze? Kuki si uyu mugore we yajya gutandukana n'umugabo batatekereje ko babikoze? So rero ntabwo ari byo bibwubaka. Bishatse kuvuga ngo rero ikishi inyuma cyitwa kwiyubaha, cyitwa uko wiyubashye nuko wabitwaye, nicyo kibyihishe inyuma kikabyubaka neza, ukazabaho wishimye uticuza. Naho ubundi ahandi hose ni ukwicuza. Uramenye ndakuburiye, ntuzatanga avanse ngo kugira ngo umuhungu umwereke ko umukunda. Nta kintu kimwe gishaka kumwereka ko umukunda, wasanga ari nawo mutego watezwe mukobwa, wasanga ari umutego watezwe. Kandi namwe basore nimubeshywe, umukobwa ye kukunengaho kuko ntuzi ibyo ari kukunenga naho. Ntuzi niba wenda afite inda ya runaka cyangwa se afite ibintu runaka ashaka kugukoreraho, cyane kuko nko muri iyi minsi wo biri kuvuza n'ubuhuha. Urabona bafite intera ndende cyane kabije, ariko ndahenda urubyiruko rwacu kugira ngo rwohe kwijandika kandi rumenye icyo rukwiye gukora mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo ejo hazaza batazabaho bicuza. Urakoze cyane. Fabrice, turagushimiye nka shangazi uzajya ufasha urubyiruko rwose. Imana ibumugisha, batwereka ko turi kumwe turahari. Yego.